Mwiriwe ku bantu byananiye bakurikire kano ka video. Turacanga hepfo n'ubundi sanzwe duca. Hanyuma sunikanga twemeze harahira itiritizi. Ngira ngo murareba hano hejuru handitse itiriti. And then duhitemo hano handitse agatanga handitse app link. Twariho dufungura. Ariko ni nayo mpamvu ushaka kubwira abantu yuko mwe kwihutira kugura payi. Kugura amayinite. Kubera urabona barakubwira ngo app zose dusanga ziriho kano kamenyetso gatukura ziratwereka ko zitari zagera muri my open mainnet. Iri muri open mainnet ibiriho iyi M inyuguti ya ma urebe iri muri ribara. App yose uzasanga iriho umeze gukiza uzamenye ko ariyo yageze muri open mainnet, ariko izikiriho kano kantu gatukura ziba zitaragerayo. Nayo mpamvu usanga payi barimo gutanga ari nyinshi, nuko n'ubundi igice kitari cyamenyekana ntabwo zari zatangira neza. Rero tuba kugenda gake tudahubutse ngo tube twatanga payi ngo turagura amayinite ngo tureko bishoboka. Oya, ntago ari byiza. Urabona hejuru hanganditse open app niho dufungura. Open app tugategereza. Yes, katurebe tugiye guhiga ya boosters, ya booster binjiyemo. Turengiye ngira ngo murayireba, sinzi nimba muyireba. Turengiye ahangaha, binjiye ahangaha kuri kano kantu kama, urabona ko buri nimero se nimero kano ka 23 niko turi bwinjiremo. Hanyuma tugacanga kuri tap to visit. Hano tukayemeza. Ya murabona ko aranga support IP network. Hanyuma group tap apps, top apps. Buy airtime na ahangaha tuca. Hano handitse ngo buy airtime data. Tucanga urabona deja ngezemo harimo n'ikarita y'u Rwanda, bitewe nuko n'ubusanzwe system binareba ko n'ubundi igihugu ari u Rwanda urimo. Ariko unaciye aho ngaho banakwereka n'ibindi bihugu bitewe nuko si bitangaza yuko wagurira wenda n'undi murongo. Ariko urabona kuko igihe kizagera muve no mu Rwanda ujye hanze, nugera hanze ukoresha umurongo utari wo mu Rwanda nawo wagurira amayinite bitewe no ufite payi. Niyo mpamvu reba hano ari mu Rwanda, ariko twinjiyemo ahangaha twasangamo n'ibindi bihugu. Katurebe nk'abagiye gura amayinite ya MTN.
urabona bya bihugu nababwiraga, urabona ko u Rwanda irimo, byose biba birimo n'amadarapo yabyo, urabona ko u Rwanda nta birenze. Murabona ko batwereka amafaranga 1486 n'ibice, amafaranga 4460, amafaranga 16,000 ngira ngo murabireba. Ariko murabona ko n'ubundi ni ibintu bikiri mu nzira zizakunda, ariko zitarimo gukunda kano kanya. Urabona harimo amayinite menshi, urabona aho bajya baguha 50,000 na bingahe, 56,000, 62. Donc amayinite yose ushaka bayakwemerera, sinzi nimba mubireba. Tureko twemeze nkangaho ku gihumbi turebe icyo batubwira. Murabona ko hano nahita nshyiramo nimero za telefoni, kanze nkuzishyiramo turebe.